neza, reka mbanze mbitunganye neza ndebe ko dukurikiranye, tunaza kuvuga tutumvikana namwe kandi mwabimbwira, ariko mu gihe mutari mwabimbwira reka nze kureba ko turi kumwe. Eh, ndatekereza ko ndatekereza ko turi kumwe, ko nabumva. Mu gihe mutari mwabimbwira reka nze kureba ko turi kumwe. Sawa, ndabyumvise turi kumwe rero. Ndabashuje bakunzi bavandimwe ba Bwake TV, bakunzi ba radiyo Urumuri, mwese ndabifuriza umunsi mwiza wa wikendi kuwa gatandatu tariki ya 27. Tukaba rero dutangiye weekend cyangwa se tuyigeze hagati bitewe n'aho muri. Mukaba muri kumwe nanjye Emmanuel Senga, ndi hano muri studio zombi. Studio ya Bwake TV iri hano muri North Carolina na studio ya radiyo Urumuri iri mu Bubiligi. Bombi rero turahakorera kandi birashimisha cyane. Abashimira mugenzi wanjye tuba turi kumwe mu Bubiligi, ugenda akurikira uko gahunda igenda. Turi kumwe no kuri uyu wa gatandatu 27 z'ukwezi kwa Nzeri 2025, aho ngira ngo tuze kuganira mu gihe kitarambiranye yenda, ariko tuza kuvugamo byinshi. Reka mbanze mbasuhuze, mukomere mwese, hanyuma mwizera ko tuza kurangiza dufite ibintu twapfunditse. Kuko ingingo tugiye kuvugaho ni ingingo eshatu, ebyiri nini hanyuma n'imwe ntoya, ariko ntayiba ntoya yari ikiganiro. Uko ari eshatu zifite uburemere bwazo, zifite ibyo tugomba kunguranaho ibitekerezo. Nkaba nshimira n'abakunda kutwandikira, kuko muri iki kiganiro ndaza gusubiza mugenzi wanjye wanyandikiye ambaza ati ikiganiro mwagize ku wa kane ubwo wari kumwe na Nsengiyumva Celestin na Jean Claude Murindahabi, nabashimiye ukuntu mwasobanuye uko ibintu birimo kubera muri Congo birimo kugenda bizamuka. Nakunze ubwitonzi mwashyizemo, ariko ati nasigaranye ikibazo, kuko ntabwo yenda bampatse ibihugu bamaze kugenzura ibibera muri kariya karere bashobora kujya gutya bakavuga ati Kagame aratsimbaraye ku bintu, ntashaka kugira icyo akora, niwe ari ubutwari bwe, noneho reka tujye inyuma ye. We yambwiraga ko Perezida Trump we bitamurushya kugira ngo ajye inyuma ya Kagame, abo ari we bakorana, mbese yibagirwe Kongo. Ibyo turaza kubibonera igisobanuro muri iki kiganiro, kuko iki kiganiro ingingo eshatu nateguye. Ndagira ngo ngaruke mbere na mbere kuri ku munsi wabaye ejo bundi, umunsi wa Kamarampaka. Abantu bakiri bato cyangwa se batakunze kumenyera amateka y'u Rwanda basa nk'aho badasobanukiwe, bumva Kamarampaka bakagira ngo ni ijambo gutyo bashyiraho ngaho, ariko ntabwo bazi aho ryavuye. Turaza rero kugira icyo tubivugaho twihuta, dusobanure Kamarampaka icyo ari cyo mu rwego rw'amateka y'igihugu cyacu. Indi ngingo tuza kujyaho ubu ngubu iri rwose ingingo ishyushye ni ishakishwa rya Kayumba Nyamwasa. Ishakishwa rya Kayumba Nyamwasa, abantu barimo kuryandikaho, abantu barimo kurivugaho, barimo kurikoraho za YouTube, kubera ko ni ikintu gikangutse kije, abantu benshi bari bagitegereje, cyangwa se abantu benshi bibazaga niba byararangiye burundu. Ngira ngo na nyir'ubwite arabitegereje, kuko yavuze ati njyewe ndashaka gutanga ubuhamya. Ndizera ko atari ibintu bizamutungura, ahubwo ngiye numva yahita yigaragaza batagombye kuvuga ngo baramushakisha.
hanyuma ingingo ya gatatu tuza kureba ni ingingo ijyana n'iyi ntambara ya Kongo, ariko noneho tuyirebeye mu ndorerwamo y'ukuntu perezida Tshisekedi ayitwaramo, uko ayitwaramo. Ese biranyura abanyekongo? Kubera ko harimo bavuga bati yego mu rwego rwa diplomasi hakozwe byinshi kandi turabishima, ariko wareba ku rwego rw'imirwanishirize rwa gisirikare nta kintu cyari cyakorwa. Igihugu cyacu barakomeza kugitwara ibice, abaturage bacu barakomeza gupfa, aho bagiye barakomeza kuharamforosa bashyira inzego z'ubutegetsi. none ukabona perezida Tshisekedi arashimishwa no guhura n'abantu, kujya mu manama, ndetse bakanayabonamo ko amanama amwe banayakora mu rwego hari baba bifata nk'aho ari ukwishimisha. Ejo bundi berekanaga abagore ari aho ngaho barimo kurya no kunywa, nk'umuntu ubireba ari muri iyi ntambara ntabwo bimushimisha. Hagomba kugira ikintu gikorwa. Iyi flash Africa Flashes yakoze ikiganiro, umutwe wacyo iravuga iti perezida Tshisekedi turizera ko azaza atanga itegeko kuri FARDC kugira ngo zitangize urugamba nava muri ibi birori by'inteko rusange. Bati twizeye ko azaza afite ikintu mu mutwe cyo kubwira FARDC igatangiza urugamba. Ntabwo bizahora kuriye biriya bintu bigwa mugani birarambiranye. Abantu birirwa barakubwira ngo barwanye, ngo za Sukhoi zagiye zateye ahangaha. Sukhoi zahateye yego nibyo, ariko se byakoze iki? Ese hari izindi zazikurikiye kugira ngo zisubize abo batera hirya? Ziragenda zigasubirayo, ba bandi bakongera bakiyorganiza, wagira ngo ni ibintu bakora bakangata. Ese babizanyemo wa muco wa kizayi wo gukangata? Abantu bibaza, niba ufite za Sukhoi ukagira za drone, ukaba ufite noneho na Amerika, ubundi Amerika yajyaga ibabuza gukoresha izo za Sukhoi na za drone, noneho Amerika ni ally wawe, ni ukuvuga ni umufatanyabikorwa wawe. Bibura bite kugira ngo ukoreshe ibyo bintu uko ari bibiri, intwaro ufite, abasirikari, hanyuma n'umuntu ukunganira witwa Amerika? Abantu ntabwo babyumva, ntabwo babyumva. Bo turabigeraho. Reka rero dutangire kuri iki kibazo cya kamarampaka. Ubundi umunsi wa kamarampaka wabaye mu kwezi kwa cyenda, ku itariki ya 25 1961. Abantu benshi munkurikiye benshi mwari mutari mwavuka, ariko jyewe uwo munsi ndawuzi n'ibyabaye, ngo nari muto cyane, ariko kubera ko imodoka zaturukaga za Butare, imodoka zari nkeya birumvikana, byari ibintu bimeze nk'ibikamyo bizanye abantu bibavanye i Butare bagiye Igitaramo. Icyo gihe ntabwo bagiye uwo munsi, bagiye iminsi 3, bagiye mu kwezi kwa mbere, noneho bari baragiye mu kwezi kwa mbere muri ukwa mbere kuri 28 61. Aribyo byazanye n'icyo kibazo ngiye kubasobanurira, kugira ngo wumve aya mateka y'igihugu cyacu atakivugwaho rumwe kubera ubushake bwa politiki ya FPR, kubera ko barazi neza ko bavuze amateka uko ameze bibashyiramo, noneho bagahitamo kugenda bayacurika. Ariko baribeshye kuko amateka ari hari, yaranditse, hari ibitabo byanditswe, hari mize ya Tervuren mu Bubiligi ifite ayo mateka ahagije, donc ku buryo ntushobora kuyazinzikanya ngo bikunde. Ntabwo bishoboka. Ibi by'ubutegetsi bwabo nibirangira, kandi buzarangira, abantu bazajya hamwe bakora amateka. Muravuga nti azaba inama rukokoma y'abanyamateka, abize amateka, abayakozemo, abayagizemo uruhare, ndetse n'abayakunda, bakora inama nini. Iyo nama
izarangijwe imyanzuro ishyira kuri gahunda amateka agomba kwigwa. Ndababwira ukuri ko twebwe twiga muri primaire, u Rwanda rwose, u Rwanda rwose, kuko twagomba gukora ikizami cya leta cy'umwaka wa gatandatu. Hariho porogaramu, umuntu yavuga ko ari civisme, mu kumenya igihugu, ariko cyari gikomatanyije. Harimo civisme, hakabamo ibintu bya geography n'iki. Hari ibintu wagomba gufata mu mutwe ukiri umwana. Aya mateka yose warayakurikiranyaga, ukaba uzi ko tariki iyi n'iyi bivuga iki ngiki, wajyaga mu kizami, byari byaratumezemo, byari byaratumezemo rwose. Donc ayo mateka ukaba yazi, nta kwibeshya uvuga uti ikizami ni cyiza cyerekeye icyo gice cya civisme ndacyuzuza. Kubera iki? Kuko ni ibintu byazaga, nk'iyo bavuga nk'ibyo kubeshya ngo abantu bafite ngo bavumbuye ngo ubutare ngo bwa buriya bajya kwiba muri Kongo. Ibyo bintu twabaga tuzi ahantu hose hari ikibombe gicukura n'ibyo gicukura, tuzi n'amasosiyete za Mineta, bazitanga iki, zari nyinshi, ukaba uzi n'aho zikora, warabifashe mu mutwe. Ukaba uzi ko Irutongo bahacukura, ukaba uzi ko Musha bahacukura, ukaba uzi ko muri Nyungwe bajya kuhashaka zahabu. Hari amasomo ameze gutyo, yari porogaramu, nicyo cyane na cyiza, yabaga ari porogaramu y'igihugu cyose. Nta uvuga ngo ugende nzigisha ibi ngibi undi yigisha ibi ngibi, no, mwagomba kugira porogaramu y'igihugu, kuko ikizami cyategurwaga ku rwego rw'igihugu. Tugarutse rero ku mateka yacu, amateka yacu buriya atangira mu by'ukuri mu myaka za 57. Si ukuvuga ko mbere hatari amateka, no, ntabwo aricyo bivuga, kuko n'amateka y'abami, ndavuga amateka noneho azatuma u Rwanda ruhinduka. Donc amateka y'abami uko bagiye basimburana imyaka bategetse. Hari igitabo cya Kagame cya Inganji Karinga, hanyuma na Brege de l'histoire. Hari ibitabo yanditseho byinshi. Iyo mvuze Kagame mbavuga Musenyeri Kagame, ntabwo ari Kagame ko mu Rwanda, ko kayoboye u Rwanda, no, ni Musenyeri Kagame wabitwigishaga. Yanditse ibitabo byinshi, yajyaga atubwira uburyo yandika, kuko warebaga ibitabo yandika ukibaza kapasite agira yo kwandika. Yatubwira ukuntu yandika. Mbere na mbere twibukiranye, sinze gutandukira, ariko iyo turi mu kiganiro mugomba kumenya ibintu byinshi nk'ibyo ngibyo, muba mutabizi mugomba kugenda mubimenya. Yaratubwiraga ati, jyewe mfite uburyo nandikamo, nkandika ibitabo nka 4 mbibangikanyije bigakunda. Mbere na mbere mbibutse ko Kagame akiri padiri, akiri mu iseminari Nyakibanda, yari umwami Rudahigwa yari yaramuhaye ubutumwa, nk'uko abaseminari bagiraga utuzi tunyuranye. Hari abajya guhingisha mu gishanga, hari abajya gusaruza imyaka, hari abita ku bibuga, ibintu nk'ibyo. ngo yari yaramuhaye akazi ko kuzajya yegeranya mu by'ukuri ibyivugo, mbese ikintu cyerekeye navuga nk'ibintu byerekeye nka umurage w'abanyarwanda, tuvuge gutyo, tubyite gutyo. Umurage w'abanyarwanda harimo cyane cyane ibyo byivugo, amazina y'inka, ndetse igihe kimwe n'imbyino. Yari afite ubwo bubasha bwo kubigenda akabikusanya, noneho akabikoraho imyandiko. Ibyo byaramworoheraga kubera ko yabaga ariwe wabitaye, inkuru niwe wabaga wazitariye, noneho no kugira ngo azishyire mu bitabo. Yatubwiye iyo sisiteme yakoreshaga yo kwicara hamwe akandika ibitabo, yarambirwa yakumva ananiwe akajya ku kindi, yakumva ananiwe akimuka akajya ku kindi, gutyo. Urumva nabwo ni ubuhanga. Nuko rero yagiye yandika ibitabo. Ibyo nibyo biri mu mateka ya kera. Harimo inzira z'ubwiru,
arimo amateka y'abami, ibyo bagiye bakora, intambara bagiye barwana. Ibyo ngibyo twebwe tubireke, kuko yenda icyo twakwibuka cyasigaye ni ingoma ya Karinga yari ishingiyeho ubwami bwo mu Rwanda. Donc tuhere kuri icyo ngicyo tuvuge tuti ingoma ya Karinga n'ubwami bwo mu Rwanda. Ubwami bwari bushingiye cyane cyane, bwakoreshaga ubuhake, kugeza n'ubwo abazungu nabo baza bagasanga ubwo buhake buhari. Ubwo abazungu bazaga bwa mbere mu Rwanda habanje Abadage. Abadage baje gukoloniza, ariko nyuma ntibyatinze kubera ko habaye intambara y'isi, barabirukana. Babirukanye, u Rwanda baruragiza Ububirigi. Kuburagiza ntabwo ari Ububirigi nibwo bwakolonije u Rwanda, nubwo bwitwaraga gikoloni, ariko bwari buragijwe. Ni ukuvuga ko bwayoboraga u Rwanda mu mwanya w'icyo bitaga Société des Nations. Société des Nations ni ukuvuga yahoze niyo yatangiye, niwo muryango washinzwe n'ibihugu byose byo ku isi, ariko bateganya ko uzaba munini ukabarura dufite ubu ngubu. Alors, Ububirigi bwahawe u Rwanda n'u Burundi, kubera ko u Rwanda n'u Burundi byari nk'igihugu kimwe, ariko ntabwo byari igihugu kimwe, byari ibihugu bibiri bitandukanye, ndetse binangana cyane, ku buryo byahoraga bifite ingufu zingana. Abami b'i Burundi bakaba batateru abarwana ngo babatsinde. Hari igihe higeze kuba intambara, noneho baza kumvikana, bajya ahitwa Rwicara abami, niba ari Twicara abami, bajya kumvikana. Ni nk'aho bagiye ahantu twita gusinya amasezerano, noneho bavuga ko batazongera gutera igihugu gitera ikindi. Rero bivuga ko iyo musinya amasezerano ameze gutyo, ubundi biba iyo mwerekanye ko mufite ingufu zijya kungana. Biba byo gusinya amasezerano mudafite ingufu zingana, uba wibeshya. Ufitemo inyungu arakuryamira, kandi abashobora kuyica igihe ashakiye. Ibyo birimo kuba mu Rwanda na Kongo tuza kugarukaho. Ndavuga ko u Rwanda n'u Burundi babiragije Ububirigi. Hagati aho Ububirigi bwari bufite Kongo. Kongo wari ni nk'umurima. Ni nk'umuntu waba afite isambu yitwa Kongo. Umwami w'Ububirigi Leopold wa kabiri yari afite Kongo ho umurima we, tubwo yawutegeka uko ashatse. We ni nk'uko yari urenze umukoroni. We yari rwose yarafashe icyo gihugu akigira icye bwite. Noneho kubera ko u Rwanda n'u Burundi kugira ngo babihe Ububirigi, bavuga bati Ububirigi n'ubundi buri muri Kongo hakurya, byakoroha kugira ngo icyo gihugu kigenzure icyarimwe n'u Rwanda n'u Burundi. Nuko twaje kwisanga turi indagizo za CDN, Société des Nations, ku Bubirigi. Ibi bifite aho bihura yenda tuza kugeraho gatoya, bifite aho bihura n'ayo mateka yacu. Kubera ko nitukomeza nituvuga amatariki amwe n'amwe, turaza kujya nko ku itariki ya 30 z'ukwa gatandatu 1960, Kongo Leopoldville ibonye ubwigenge. Muri icyo gihe babonye ubwigenge, umunyamabanga wa Loni, ibyo byari yarahindutse Loni, yaje kugira ngo atange ubwo bwigenge, nawe arimo batanga ubwo bwigenge. Umwami Kigeli Ndahindurwa we yagiye icyo gihe nk'umuntu ugiye gushyigikira igihugu bahuje umukoroni, Ububirigi, ajya gushyigikira Kongo yabonye ubwigenge, kuko mu Rwanda hari hatangiye naho ibintu bizamuka, bavuga ati turasaba ubwigenge. Hari harabaye amashyaka yatangiye muri za 50 na kangahe na 79, amashyaka agenda avuka ariko atagaragara cyane. Ubwami we yatsindagira igihe adashaka ko amashyaka akora, bagakora bihishe kugira n'ubwo bajyaga babicamo abarwanashyaka. Ingabo z'umwami zicaga abarwanashyaka. Amashyaka yari ahari, yari za Raderi, Parmehutu, Runari, hanyuma Porosoma n'utundi dutoya nka za Radetwa. None ayo mashyaka, abarwanashyaka bayo bahoraga bahanganye n'ingabo z'ubwami, kuko babonaga ko barimo kuzamuka
bafite ibitekerezo aribwo ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa gatatu 1957 banditse icyo bita manifeste des Bahutu. Donc, bakurikije ibintu by'akarengane barimo, cyane cyane akarengane gashingiye ku buhake, aho abitwa abatware b'abatutsi bategeka abahutu kubahingira, kubakora ibintu byose. Bafata ibintu ntabwo bishoboka, n'ababirigi baraje barabibona, bafata ibintu ntabwo byumvikana. Wasobanutse ko abantu bamwe bishyira hariya bakitereka bakavuga ngo bazajya bahekwa, noneho ngo abandi babahingire banabuhagira ahari. Ibyo bintu byari biteye isoni. Nicyo cyatumye rero abari batangiye abarwanashyaka ba mbere b'ikubitiro b'imena banditse iyo manifeste. Iyo manifeste irarikoroza mu Rwanda. Igurupe y'abatutsi nayo iravuga ngo no, yandika indi nayo yitwa mise au point, irimo gusenya manifeste y'abahutu. Ariko byari byaragiye byageze muri Loni nyine. Iyo manifeste y'abahutu yari yarageze muri Loni. Donc, iyo tariki ya 24 z'ukwezi kwa gatatu ni itariki ikomeye. Indi wavuga itariki yakurikiyeho ni nk'iriya ya mirongo, bon, yenda duhere ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa karindwi 59, aho umwami Rudahigwa yitabaga Imana, cyangwa se mu kinyarwanda cy'abami, bon, ariko ngewe ngikoresha ikinyarwanda gisanzwe, yitabaga Imana i Bujumbura. Kubera iki umwami Mutara Rudahigwa? Umwami Mutara Rudahigwa yaranyuranye na se, umwami Musinga. Musinga yari yaranze gukorana n'abazungu, ndetse aranabigagaza cyane, avuga ko umwana we uzajya muri katechisme, ni ukuvuga kujya kwiga mu kigo ngo azabatizwe, azamuvuma. Yarabikoze kandi yarabikoze. Musinga yangaga ibintu byose by'abazungu. Ise Rwabugiri nawe Abadage baje nawe bagiranye amakimbirane. Noneho Musinga we asa nk'abamuganza, kubera ko yaje kubabonera intwaro zidasanzwe. Abata Abakenya ntabwo twabarwanya ngo tubashobore. Abata ariko ngiye gukoresha amayeri, nzabohereza isave, noneho isave bagende bazabura umuriro, nzareba ukuntu bazajya bateka. Urabyumva we? Yarazi ko umuriro ari yandi w'urushito bakaraga umuriro ukavuka. Ntabwo yarazi ko Abakenya b'abazungu bazanye iterambere bafite ibibiriti. Nuko arabohereza isave. Ubwo urumva ko n'ibisonga n'abatware babwiye abaturage ati ntimuzabahe umuriro. Baragenda, bahageze bagiye kubona ahubwo umwotsi urazamutse. Byagenze biti? Nuko nibo baje kubona ko abantu udashobora kurwana nabo ngo bishoboke. Barumiwe. Ibyo rero ku itariki ya 25 z'ukwa karindwi 59 Rudahigwa atanze, habaye ikintu kimeze nk'impinduka ikomeye. Habaye impinduka kubera ko abazungu baje, kubera iyo manifeste y'abahutu, binjiye no mu butegetsi, kuko abazungu b'ababirigi baraje bajya mu butegetsi nyirizina, binjiramo indani. Donc batangira administrateur, akaba ari administrateur utegeka yenda u Rwanda n'Uburundi, afite icyicaro i Bujumbura. Akaba hari administrateur délégué uri aho ngaho, n'abandi bashinzwe ibintu by'inkiko. Abazungu bari baracengeye ku buryo bagomba gutegekana n'umwami. Ibyo Mutara wa gatatu Rudahigwa yari yarabyemeye, kubera ko we yaranabatijwe, ndetse u Rwanda rutura Kristo umwami. Nimushobora kuzasubira mu Rwanda muzarebe, cyangwa abahari muzajye mureba kiriya gishusho, ibumba riri imbere ya kiliziya y'i Nyanza ryitwa Kristo umwami. Niyo cyari ikimenyetso cy'uko u Rwanda Rudahigwa rutiye Kristo umwami. Donc we yari umukirisitu, byinshi utanabyemera cyane, ariko wabatijwe, bityo akumvikana n'Ababirigi. Yakoraga n'ingendo mu Bubirigi. We yajyaga mu Bubirigi rwose. Noneho apfuye rero atanze uwo wavindimwe, kuko Mutara Rudahigwa atari yarabyaye, nta mwana
wagomba kumukurikira ngo amusimbure ku bwami, byateye n'ikibazo gikomeye cyane. Byateye ikibazo batese ababiligi bo barebeshaga amaso y'ibyo basomye, bakavuga ati noneho ubwami burihagaritse kuko umwami atabyaye. ariko bigira ko abanyarwanda nabo ari abanyamayeri, abiru babiteye imboni, baragenda baporopoza Kigeli. Noneho uzi ko badashobora gushyingura umugogo w'umwami batavuze umusimbura, bahita bazana Kigeli. Ariko aho hantu habaye ibintu bikomeye cyane, habaye ibintu bikomeye kuko abazungu bari biteguye ko nta mwami uza kuboneka. Bari bazi ko ubwami buhagaze, aribyo banifuzaga. Noneho babona bageze aho yashyingurwaga Rudahigwa, bakebutse basanga abaturage bafite imyambi n'imiheto, mbese biteguye kwica umuntu. Biteganya iki? Biteganya ko iyo abazungu baza kubuza abanyarwanda kwimika umwami wabo, hari kuba intambara. Kandi abazungu bari bakeya cyane cyane ko handibutsa ko abasirikari babo mu Rwanda bahazaga bavuye muri Kongo, twabitaga ba Kamina. Bo baga bafite amakabutura ya kake n'ibintu by'ibishati bya kake. Rimwe na rimwe kubera ko ahangaha mvuga tugiye kwinjira mu bintu by'imvururu, imvururu zije, noneho abasirikare bakundaga kuza bakava muri Kongo bakaza kugenda bahoshahosha. Icyo gihe rero ababiligi barabibonye, bafata ahantu twahagwa, ni ukwitonda. Baremera baproklama Kigeli Ndahindurwa ko abaye umwami w'u Rwanda. Urumva amubaye, ariko ababiligi batabyemera. Ababiligi ntabwo babishakaga. Noneho amaze kuba umwami, nawe akora ikintu cy'ikosa rikomeye cyane. Nuko nyine yagiye, ngira ngo twagomba kuza tumutumira, yaramaze kuzajya yanga ko abantu bamutumira. Akora ikosa rikomeye cyane, akora ikintu cyitwa ingabo z'umwami. Ni ukuvuga ko zahozeho, ariko we noneho aziha amabwiriza mabi yo kugenda zica abarwanashyaka. Nubwo bagiye bica ba Sekihugu, ba Sindibona, ni benshi cyane. No kubisha abarwanashyaka, avuga ko abarwanashyaka barimo gukorana n'abazungu, donc bagiye kurangiza ubwami bwe. Wabyumva ku muntu urwana ku ngoma ye, ariko iyo ushyizemo ibintu byo kwica, uwarenza akarongo gatukura. Nuko byagenze. Noneho rero Imana iza gukora ko abazungu ni bikenya, sinzi ukuntu babikoze, bagize Imana cyane. Bamusaba ko yajya kureba uko bazamura ibendera rya Kongo, bamanura ibendera ry'Ababiligi umunsi w'ubwigenge ku itariki ya 30 z'ukwa gatandatu 1960. Arambuka aragenda, ariko hagati aho nari ndenze indi tariki yari itangiye kubi kabutindi. Itariki ya mbere y'ukwa 11/59 wari umunsi w'abatagatifu bose, ubwo sushefu Mbonyumutwa Dominiko yakubitirwaga hari Bukomero, ku bibuga by'imipira, abantu bahazi. Aho nahize Tronkome ndahazi cyane. Nibo bamukubitiye, insoresore z'abatutsi zaramukubise, zimuziza ko nyine hatangiye, mwumva ko icyo gihe kubera amashyaka hatangiye kuza ibintu bivuga ko barimo kurwanya Runari. Yari ishyaka ririmo abatutsi benshi cyane, barimo kurwanya Runari n'umwami. Bati uyu muntu nubwo bamugeze sushefu, ariko ibyo byose ahagarariye abantu barwanya ubutegetsi bwacu. Baramukubita. Ibyo gihe yaje kuhava Hamana, hari igitabo cye mfite ahangaha, twazabigiraho ikiganiro. Aragenda, ageze kuri Ndiza, asanga abaturage ba Ndiza abo yayoboraga nabo bafashe imihoro n'imyambi n'amacumu n'iki, kuba bari bababwiye ko yapfuye. Bo amakuru kwa kundi agenda atinda, nta radiyo zabagaho,
nta tangazamakuru ryabaga, ni buri muntu agenda abwira undi akabwira undi akabwira undi akabwira undi bikazagera muri ndiza. Bagira uzi ko uwa mbere ashobora kuvuga ikintu, uwa kabiri akacyongeraho gatoya, uwa gatatu akacyongeraho kinini, uwa kane akakizambya akakigira isi yose. Noneho inkuru igerayo bavuga ko Mbonyumutwa bamwishe, abaturage bararakara batangira gutwika. Mbese niho habaye intangiriro ya revolution muri 59. Donc intangiriro ya revolution muri 59 haba ishyamirana hagati y'abahutu n'abatutsi. Icyo gihe byatewe n'ibyo bintu byo gusimbukira umuntu abantu bibonagamo ari benshi, kuko niyo munyarwanda wo mu bwoko bw'abahutu wari ufite uwo mwanya wo kuba sushefu, ku bashefu magana angahe, 500 n'abasushefu babo banza bari bangahe, niba ari batatu niba ari babiri sinibo. Urumva ko ari umuntu uhagarariye abantu benshi bataboneka, abantu batajya babona. Ntabwo byatangaje ko byabihindutse ikintu cyo gukwira igihugu cyose. Bavuga uti yenda abantu baricanye, ariko hagati aho mwibuke ko izo ngabo z'umwami zari zifite gahunda ikomeye yo kugenda bica abarwanashyaka bose. Ni nabo bagiye banashyiramo umuriro muri ibyo bintu by'intambara yabaye muri za 59. Ubu Benzinge niba nkurikira arabizi. Benzinge yari umukarani w'umwami, ni umusaza uri hariya. Niba nyumva arabizi, azi ko nawe bamufunze kubera ko aho yategekaga imuyunzwe yateje intambara, nawe bica abantu. Ni ibintu byari byarizwe mu by'ukuri, bitari byoroshye. Abantu ntabwo bajya bavuga ayo mateka bayasimbuka kubera ko yanduza bamwe bashaka kwigira abatagatifu. No, ni amateka agomba kuzamuka bakazayigisha mu mashuri, ku buryo abana bayibumva kimwe, bakamenya igihugu cyabo bakagikunda bazi uko kimeze. Hano ibintu byo guhanagura ngo FPR ngo yaraje ngo ikora imihanda ngo ikora ibiki, no, pas question. Ibyo bintu amateka ntasimbuzwa n'ibintu werekana ngo amateka ni ikintu kiyandika ku gihe. Amateka yiyandika ku gihe. Padiri Kagame yajyaga atubwira ati estampiller le temps. Estampiller bivuga iki? Urumvamo ijambo stamp, ni ukuvuga kashe, gutera kashe ku gihe. Ngiki cyitwa amateka. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ko uyu mwanya ngewe nicaye imbere yanyu gutya mbabwira, ntabwo uyu mwanya uzongera kubaho na rimwe mu buzima bwanjye, kubera ko isaha irimo kugenda, iminota irahita, hanyuma amasegonda aragenda. Uyu mwanya niwe wonyine, niwo nteye kashe. Ubu ni ukuvuga ko n'abazabona ndamutse ngiye, abazabona iki kiganiro muri YouTube bazavuga ati dore kiriya gihe hari byameze gutya. C'est ça, estampiller le temps, gutera kashe ku gihe. Ngaya amateka atera kashe ku gihe. Ntawe uyahimba ngo avuga ngo ariko ngo wayagira gutya yagoragoze. No, amateka ni ibintu byandika ku gihe, ntabwo ari ibintu wowe uhimba. Niba umwemeranyijwe ku mateka, ni ikintu cyanditse, habaye iki, cyakozwe nande, uwuhe munsi, uyihe saha, byagize ingaruka zo wazinazibura, ariko ukavuga uti iki kintu cyarabaye gihindura iki ngiki, amfite igihindura iki nizo ngaruka. Voilà. No. Hanyuma nabwiye ko kwimika umwami Kigeli nabyo byahindutse indi ntambwe, ariko noneho kumucira muri Kongo. Afite Kigeli yari afite mission ebyiri. Yifashishije kuba yatumiwe mu birori byo gutanga ubwigenge muri Kongo, Leopoldville ni ku mujyi witwaga, ariko yashakaga kubonana na secrétaire général wa Loni. Izina rye rindushya kurivuga. Kigeli ni wari uzi kurivuga, yarivugaga vuba cyane. Yarivugaga vuba cyane rwose, yarihozaga mu kanwa. Donc ni izina rimeze nk'igitano wa hari simbizi. Bon, uwo yagomba kumubwira uko bimeze mu Rwanda. Kumurumva ni muri 60, amashyaka arashyushye, ingabo ze zirimo kwica abarwanashyaka.
donc iyo situation yarayirebaga kandi arabona ko abazungu bamurwanya amfite yaragiye kurega abazungu avuga ati ba bantu mwaduhaye ngo baturagire bagiye kumvanaho bagiye kumvanaho bo ibyo rero yarabireze ariko nabo baba bamukoreye undi mutwe baba bati ntuzagaruke muri kino gihugu urabyumva ni ikintu giteye ubwoba kuvuga ngo umwami umuciye mu gihugu noneho umaze kumuca mu gihugu hagomba ubundi buryo bwo kuyobora igihugu kubera ko umwami na karinga ye n'ibisonga bye n'abatware n'abasushefu cyari ikintu cy'ikinyiriri kiyobora igihugu none umwami uramuciye mu gihugu igihugu kirayoborwa gute rero none se ababirigi nimwe muzakiyobora aho rero niho abarwanashyaka babonye akadirishya gafungutse k'agakeca rwose k'agakenya keza cyane baravuga bati aka kadirishya tugomba kukazamukiraho ikintu bakoze cya mbere ni iki icyo gihe hari hamaze kuba urumva mbonye umutwa yaragaragaraga hari n'abandi b'abakuru b'amashyaka ba Kayibanda Gregoire bande ba Gitera Joseph muri Aprosoma abo bose baragaragara noneho bakora ikintu cyitwa amatora ku nzego za komine ariko gishyigikiwe n'abazungu nyine mu kwezi kwa gatandatu kwa karindwi 1960 boruganiza ayo amatora yo ku nzego za komine yari amatora demokratike wa wundi bashyira umuntu hariya agatorwa n'abaturage rwose ibyo byo ni ukuri baratora bamaze gutora bashyiraho habaye nk'inzego yenda tuvuge nk'uko wabigiranya nk'abakonseye bitwaga abakonseye d'ailleurs icyo gihe abakonseye abajyanama noneho babona uwo muvuno urimo kugana ahantu heza donc muri 60 noneho ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa mbere 1961 bahamagara ba bandi batowe mu nama iyo nama numbazi uko bayiha titre ntabwo nzi titre yayo ariko iyo nama bakayibana bari bayivuganye n'abahagarariye ubutegetsi bw'Ububirigi baharuwa barabwira ati iyi nama tuzayifashisha noneho tuvaneho ubwami abazungu bamwe batangira kubyamagana baba bati bizatera amahane abandi bati muzakore muzirebere hirya mutureke twe tubikore urumva ni igitekerezo gikomeye cyane itariki ya 28 z'ukwezi kwa mbere aho niho navuga nyine nabonye imodoka zivuye i Butare by'ibikamyo ibikamyoneti bifite imbaho za karisori z'imbaho biraza bizana abantu baje baririmba abagitera baje bavuza ingoma rwose nuko baragenda bateranira igitarama bagera mu 3,000 gutyo nuko barangije barumvikana inzego bazuzuriza aho ngaho premier president w'akateganyo mbonye umutwa Dominique hanyuma ministre w'intebe abakayibanda Gregoire n'abandi inzego ziba ziratangiye mu yandi magambo bahita bavuga ko Karinga n'ubwami bivuyeho ko bisimbujwe repubulika y'u Rwanda donc 61 abari baziritse kuri runari baravuze ngo ni kudeta ngo habaye kudeta y'igitaramo kudeta ya mbere mu mateka y'u Rwanda kudeta ibereye igitarama bakoreye kudeta umwami cyangwa byo nibyo koko ni kudeta bakoreye umwami n'ingoma ngabeye Karinga ibyo biratangira biribagirana noneho binjira muri repubulika bidatinze ku itariki ya mbere Nyakanga 1962 u Rwanda baruha ubwigenge buzamuka muri Nations Unies ibendera ryarwo rirazamuka rukajya rujya mu manama nk'ibindi bihugu ngibyo muri make uko byagiye byihuta noneho rero ikibazo ni ikihe ikibazo ni uko umuntu yageze ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi 62 ariko
nababwiye ko ngomba kuvuga Kamarampaka. Kamarampaka yo yabaye ku itariki ya 25 z'ukwa cyenda 1961. Donc tubonye ko Karinga n'umwami warabihagaritse ku itariki ya 28 z'ukwa mbere 61. Abo babikoze ntabwo babyumvikanye, ntabwo bihindutse ibintu abantu bose bemeye. Bamwe barajya barasakabaka, bajya kwandika, barandika, bandikira Loni, biracika. Noneho Loni iravuga iti rero ibi bintu kugira ngo tubishyire mu buryo, reka tubinyuze muri referendum. Referendum ubundi bisanzwe byemezwa ko ni iyo hari ikintu cy'amakimbirane gishobora gufatwaho icyemezo barebye bahitishijemo icyo kintu kimwe, none bamwe bakacyemera abandi bakacyanga, bakareba bacyemeye kikaba gitsinze cyangwa gitsinzwe. Nuko niko borganije amatora ya Kamarampaka kuri itariki ya 25 z'ukwa cyenda. Abaturage bose baratora babahitishamo ikintu kimwe, murashaka ubwami n'umwami Kigeli. Abaturage benshi batoye babicugunya, nuko nicyo cyatumye amatora bayita Kamarampaka. Ni ukuvuga ni umunsi ukomeye cyane wo kuvuga ngo igihugu cyiyemeje cyangwa se cyatanze umurongo wacyo cyo kuvuga ati ntabwo tukiyobowe na cyami, kubera twishe bihagije, ibintu bigomba guhagarara. Nzabakorera ikiganiro ku byerekeye ibintu by'inyambo. Ejo bundi nabonye abantu biyentereza ku bintu by'inyambo, hanyuma ngenda nshaka documentation nzabivanamo. Ibintu by'inyambo n'ubu hari ukuntu zagarutse bakame barazizanye, zifite ibintu bazipfunyikamo. Muretse nzabakora ikiganiro cyabyo muzareba. Tuzi neza ko baciye icyami n'ibinaganaho byose, ubwo ngubwo birahagarara, abantu binjira muri repubulika. Niyo mpamvu rero iyi tariki ikomeye cyane, irakomeye kuko urebye urabyumva, guhindura ubutegetsi bwa cyami no mu Burayi ari ibintu bikomeye, ukabusimbuza ubutegetsi mu by'ukuri bwa demokarasi, bwa repubulika, ni ikintu kidasanzwe. Donc guhera icyo gihe u Rwanda rwitwaye nk'ibihugu byose bifite ubwigenge, ariko bikomora kuba mbere na mbere. Urumva ko atari kuba ubwigenge ngo bavuga ngo igihugu tugihaye ubwigenge kandi ari igihugu kiyoborwa na cyami. Byigeze no kuba ingorane, bigeze bavuga ko abari bashinzwe runari, ishyaka ryari ririmo ryiganjemo abatutsi benshi, hari harimo n'abahutu bake, ariko iryo shyaka ryo ryavuga ngo ikihutirwa ntabwo mu by'ukuri ntabwo dushaka independence, ahubwo ikihutirwa ni uguhagarika ubukoloni, abazungu bakava ahangaha. Kubera iki? Kubera ko bari bafitemo inyungu zikomeye. Iyo abazungu bagenda, byari kuba ari nka case départ, byari kugaruka kuri bya bindi, aho abazungu basanze rubanda nyamwinshi irimo kwicwa, yarishwe n'uburetwa, yarishwe n'ubuhake. Ibyo nibyo bashakaga. Abazungu nabo bareba kure, baravuga bati no, twebwe tuzafite ukuntu tuzabigena. Ndumva amateka aho ngaho twayahagarika aho ngaho, ariko mwafite icyo gitekerezo cy'uko amateka agomba kongera kwandikwa, kandi akandikwa n'abantu bayumva, batayibeshyaho, batajarajara bashakisha bakoresha amarangamutima, kuko icyo gihe ntabwo kwaba ari estampiller le temps, ntabwo waba utekashe ku gihe. Ibyo bintu abantu bagomba kubyumva. Donc amateka kandi kuko yabaye, apana kuyacundacunda, ukayakoza hirya ukayakoza hino, ukayabyazamo ikigufitiye inyungu. No, amateka ni amateka, agomba kuba brut, ni ukuba ko igomba kuyafata uko yari ameze. Iyo ngingo ndumva twatwihagarikiye aha ngaha. Reka tujye ku ngingo kabiri,
gukurikiranwa cyangwa se gushakishwa kwa Kayumba Nyamwasa. Ibi birakorwa n'urukiko rw'Abesipanyol inyuma y'uko ibintu byari byarahagaze, byari bimaze igihe byarahagaze, ndetse abakurikiranwaga hari igihe bigeze kubasohorera manda, bariya abasirikare ba FPR bigeze kubasohorera manda 40 muri zo, noneho bigenda bicika intege, ariko bitavuyeho byacitse intege kubera ko u Rwanda nyine rwa Kagame rwaremeraga rugatanga n'amafaranga n'ibiki kugira ngo rubone abarobisite batuma icyo kibazo cy'ihanurwa ry'indege n'ibyaha byakozwe mu ntambara bidakurikirana. Ariko hakibagirwa ko isi nayo ni ikigega cy'amateka. Isi ni ikigega cy'amateka kandi harimo abantu benshi babifitemo inyungu. Ni ibintu byumvikana. Urubanza nk'uru abantu bazagenda baruriraho amafaranga ni benshi cyane. Ntabwo rero wabona ikintu nk'iki ngiki ngo abantu bakihorere, kereka wowe wahaye amafaranga, ariko kandi si ntabwo yabango uyabone. Urebye rero uru rubanza barutangije Abesipanyol kubera ko FPR yishe Abesipanyol bari mu Rwanda, noneho mu gihe cy'intambara babishe muri 1997. FPR yaranarangije, yarafashe igihugu 1997. noneho bamaze kubica basa nk'aho babizinzitse, ariko bibagirwa ko ibihugu byateye imbere mu burenganzira bwa kiremwamuntu. Umuturage wabo wishwe bagomba kumenya uko yapfuye, uko byagenda kose. Abazakurikirana ntabwo ari nka biriya byacu Kagame agenda agakindagura abantu nk'aho ari ibimonyo, ariko biriya nabyo bizakurikiranwa, bahumure. Ibyo bizakurikirana yenda ntabwo bizakurikiranwa kuri uru rwego kubera ko ni benshi cyane, ariko ntibazaburamo abake bakurikirana. Umuturage rero wabo iyo yishwe bigomba kunyuzwa mu butabera, kandi Espanye ifite bwa burenganzira bw'ibihugu bimwe na bimwe bushobora guca imanza ku rwego mpuzamahanga. Ibyo Espanye nayo irabifite. Ikindi mugomba kwibuka ni uko Espanye iri muri Union Européenne, ni ukuvuga ko ishobora no gukoresha ibindi bihugu bya Union Européenne. Ni n'ubwo buryo yakoresheje bamaze gusohora ziriya mpapuro, abantu bashobora gufatwa aho ari hose. Ab'i Kigali bararebye basanga nta handi hantu bazongera kujya, nibwo bakoresheje imbaraga bafite zose z'amafaranga bibaga muri Kongo n'ibiki, batanga za ruswa mu barobisite n'ibiki byose. Noneho Espanye ivuga ko ikibazo ibaye igihagaritse, ariko igihe nikigera, ni ukuvuga kizagera gihe ki, kizagera habaye ibintu bibiri. Niharamuka hagize umwe muri abo basirikari uri kuri urwo rutonde uzafatirwa mu bihugu bya Union Européenne, uzafatwa tuvuge buri, urubanza ruzatangira. Ikindi cya kabiri, bitategereje ko ari uzafatwa, umwe mu banyamuryango b'umuntu wapfuye, abapfuye ndaza kubabereka, bambe ndaza kuba amazina yabo mu gitabo cyanditswe na Ruzibiza, Lieutenant Abdul Ruzibiza, Rwanda l'histoire secrète. Ni igitabo yasohoye muri 2005, ni naho justement izo manza zatangiye. Donc yagisohoye, reka turebe, yagisohoye mu yagisohoye mu kwezi
kwa cumi bibiri na gatanu muri edisiyo du Panama no mu kwezi kwa cumi bibiri na gatanu, ariko izi manza zari zatangiye kuregerwa mu kwezi kwa kabiri bibiri na gatanu. Reka mbereke uko yabivuze Ruzibiza yari yabyanditseho, hanyuma uze kureba ibindi bibazo dukomeza kwibaza twebwe. Ruzibiza yari yanditse avuga ati reka ndebe paje niyihera. Ndebe paje nabishyizeho, paje magana ane makumyabiri n'icyenda na magana ane na mirongo itatu. Voilà. Aravuga ati kuri paje magana ane makumyabiri n'icyenda, aravuga ati quelques-uns des agents des organisations non gouvernementales assassinés au Rwanda. Ati abantu bamwe bakoreraga ibigo bitegamiye kuri leta biciwe mu Rwanda. Ati en date du 19 janvier 97 à Ruhengeri, dans l'endroit nommé Yaoundé, 3 volontaires espagnols, membres du personnel de l'organisation Medicus del Mundo, Médecins du Monde, ont été assassinés. Ati mu itariki ya 1997 mu Ruhengeri ahantu hitwa Yaoundé, abavolonteri batatu b'Abespanyol bari mu gice cyo bita abaganga batagira umupaka barishwe. Ati les victimes répondaient au nom de Dr Manuel Madrazo Osuna, Maria Fortuny Flores Sirera et Luis Valtuenya Galego. Amazina yabo, umwe yari umudoktori, Dr Manuel Madrazo Osuna, Maria Fortuny Flores Sirera na Luis Valtuenya Galego. Reka nsome, nagomba gusoma mu Gifaransa. Reka ngere mpindura, nagomba gusoma kugira mu Gifaransa ntabwo byatinda. Alors reka bon, ubwicanyi bw'abakorewe byari biturutse kuri uwo munsi wa 1997, byari bitewe n'uko abajandarume ba groupement ya Ruhengeri bakoze operation yo guhiga abo bitaga abacengezi, ngo barimo kwica abaturage, ariko barimo no kwica abaturage mu gace kitwaga Kabere ya mbere iruhande rwa Nyakinama. Bamaze guhiga abo bajandarume batabonye n'umucengezi n'umwe, bahita batangira kwica abaturage benshi muri ako gace. Hanyuma bahavuye basize inyuma yabo abantu bapfuye, bamwe bari ku mihanda, abandi bari mu ntoki. Mu gihe bari bazamutse bon, mu gihe abazungu bari bagiye kuri centre de santé, aho bajyaga gukora mu makomine anyuranye kugira ngo babehe imiti, Abespanyolu banyuze iruhande rw'abantu imirambo iri ku muhanda. Mu icyo gihe rero barabaza bati, babaza bari bahari bati ibi byaba niki, habaye iki? Abo bari barababwira bati ni abaturage bishwe gutya, kandi bakaba bishwe n'ingabo zitwa iz'igihugu. Abo volontaire batatu b'Abespanyolu bandika ibyo abaturage bababwiye, babifata nk'ubuhamya. Hanyuma babaza, en fait bifashishije uwari umwungirizi wa burugumesitiri wa komine ya Nyakinama, arabasemurira. Uyu rero nawe yabonye uwo mwanya wo gutanga ubuhamya bw'ibintu azi, noneho ndetse ababwira n'uko afite impungenge. Aravuga ati APR, ingabo za ba Kayumba, ati zifatanyije na jandarumori zigiye kumaraho abaturage
kandi ababwira ko ngo azi ahantu abo basirikari bahisha imirambo bamaze kwica. aho hantu rero hari ahantu hari hegereye campus ya Nyakinama. Abesipanyoli bamushyira mu modoka, hanyuma baramanukana bamujyana kugira ngo abereke aho hantu. Bahageze ngo babonye ibintu biteye ubwoba, ngo ahantu hose hari hacukuye imyobo cyangwa se n'ahantu muri za tuwarete hari huzuyemo bahatsindagiyemo abantu, ku buryo ngo bitari byoroshye kureba abantu bishwe. Bavuga ko ngo ubwo burangare bwo gutuma abantu bagaragara batabahamba babushyize kuri kapitene Justus Majyambere, utari warigeze kuba, utari watekereje ko agomba gushyira abantu bakumira, abasirikare bakumira kugira ngo barinde aho hantu harunze abo bantu, noneho kugeza ubwo bababonye. Bamaze gufata amafoto y'iyo mirambo, abavolonteri 3 b'Abesipanyoli batashye mu Ruhengeri. Ariko muri ako kanya inkuru y'uko hari abazungu bafotoye imirambo yishwe n'abajandarume, ngo ndetse bakavuga ko berekanye n'aho bajyaga bahisha indi mirambo, ihita izamuka igera kuri serivisi z'ubutasi za Kayumba Nyamwasa. Abyumva Koloneli Kayumba Nyamwasa. Uyu nguyu rero ngo yahise atumiza inama y'igitaraganya, ayiteranyiza mu ishuri rya gisirikare rya Gendarmerie, École de la Gendarmerie Nationale EGENA, kugira ngo barebe ibyemezo byafatwa uwo mwanya. Barangije ngo inama, bavuze ko uriya wari umwungiriza wa burugumesitiri agomba gufatwa agafungwa, hanyuma Abesipanyoli bo bakicwa uwo mwanya, hanyuma leta ikazavuga ko bishwe n'abacengezi. Lieutenant Abbas Migabo niwe washinzwe kujya gufata umusuburugumesitiri, hanyuma kapitene Justus Majyambere we ashingwa kujyana ikipe igomba kwica Abesipanyoli. Abasuriyetona 2 bagomba kumwungiriza, aribo Suriyetona Evariste Kabalisa na Suriyetona Jean Karenzi, bose bari mu gice cy'ubutasi bwa Gendarmerie. Abo ofisiye uko ari 3 rero bashatse abandi basirikari bo kubafasha, bari muri serivisi ya renseignement nabo, kugira ngo bajye kubafasha muri uko kwica Abesipanyoli. Ngo bagiye ari abantu 14, abasirikare 14, nk'uko Abesipanyoli rero babanaga Abesipanyoli uko ari 3 babanaga n'undi wa 4 w'umunyamerikakazi. Ngo byabaye ngombwa, aha muhumve, byabaye ngombwa ko Koloneli Kayumba Nyamwasa atanga itegeko ryo kutamwica, ryo kutica uwo munyamerika. Ruzibiza ati koko abasirikari baragiye, bageze aho abavolonteri babaga, bahise babaka indangamuntu zabo kugira ngo barebe abo ari bo. Nibwo bahise babona ko Abesipanyoli babatandukanye n'uwo wa 4 barabagaragaje, hanyuma bahita babica uwo mwanya, naho umunyamerikakazi baramureka. Ngo gukomeza guhiga abavolonteri b'Abesipanyoli byarakomeje. Ngo hari za kanyinshi z'Abesipanyoli zagiye ziba mu Ruhengeri. Ati navuga nka zimwe, ati urupfu rwitwa Joachim Sala Valmayo wapfuye ku itariki 26 z'ukwa 1994 Byumba mu gace kitwa Kageyo. Ati barahamwiciye. Ati uwo mupadiri yari yarashyizeho za centre de santé i Nyarurema, mu Mutara n'i Nyagahanga, hanyuma peri
imaze kuhatera inshuro nyinshi, imaze no kwica abarwayi bari mu bitaro, bamaze no kwiba imiti ndetse n'ibikoresho bya kiganga, umupadiri yagize ubwoba areka gukomeza kujyana ibikoresho cyangwa se gushyiraho n'amasantere de sante. Ariko amaraporo agiye atangwa na serivisi za renseignement za APR bavuga ko uwo mwogezabutumwa yari afite radiyo ngo yakoreshaga kugira ngo abwire atangaze, abibwira ibinyamakuru mpuzamahanga, atangaze ibikorwa bikorerwa abaturage b'abasivili. Ikindi avuga yenda turarekera aho ngaho, yavuga ati ubwicanyi bwakorewe abafurere marisite i Nyamirangwe ni muri Sud Kivu. Reka tugarukire aha ngaha. Voilà. Donc urumva ko iyi nkuru yarayitaye ruzibiza ayishyira hariya. Mwumvise ko hapfuye batatu b'Abesipanyol, umunyamerika bakamureka. Ibintu rero nibyo byatumye Abesipanyol batakaje abantu babo, bavuga bati no, icyo gihugu cy'igisovaje cyica abantu baje kugifasha, bagomba kutugaragariza ababishe. Muribuka neza ko bamaze gutanga ziriya mpapuro zo gufata 40, bavuga ko barimo n'abahanuye indege ya Habyarimana, ibintu byaraserereye cyane. Ariko mu by'ukuri indege bakirasa, kwari i Kigali hariya, bakirasa inkotanyi, yewe ari inkotanyi yazo, ari n'izibyiyita, ari n'abakada, bose babaga bakubwira ukuntu bateguye igitero cyo kumanura indege ya Habyarimana, babyirata cyane. Ariko babonye ko ikibazo gitangiye kugenda kihinduka ihurizo, bose batangira kubihakana, kugeza n'ubwo murabyibuka ba Brugere bakoze ayo matohoza bagira ngo barebe abishe bamanuye indege. Muzi ko baridikirije, baza gushyira indi kipe yaje kwemeza ko ngo igisasu cyayirashe cyaturutse muri ka Kanombe. Ibyo byose bakaba bazi ko birangiye. Hanyuma ikindi gitangaje ni uko bamaze kubona ko nyine bibagonga, batangiye kwirukanka mu mahanga bavuga ati mudufashe, mucubye ibi bintu. Nibwo ibintu byo gufata abo bakekaga za mpapuro 40 za Jean Bruguière zagomba kubafata zitongeye kugira akamaro. Ariko hagati aho muribuka ko Roza Kabuye bamufatiye mu Budage, bihuye n'icyo kibazo cyo guhanura indege. Roza Kabuye bamufatiye mu Budage, hanyuma General Karenzi Karake bamufatira mu Bwongereza bijyanye n'iyo ndege. Donc Roza Kabuye we bavuga ko bari bamutanzeho nk'igitambo kugira ngo yifungishe, noneho amenye dosiye uko imeze. Muzi inkubiri yahabaye, abantu bajya kuri imyigaragambyo yo gushyigikira Roza Kabuye wacu. Muzi ibyabaye Karenzi nawe, amafaranga bateranyije dare kugira ngo bamuhe ingwatira insimburagifungo yagombye gutanga mu Bwongereza. Ibyo byose babivanye mu baturage, babumvisha ko ari ni bahero babo, ni ngwiki, ni abantu bakomeye babo. Ariko none mbaza, cyangwa nanjye nkubaze, ubu ngubu Roza Kabuye ari hehe? Karenzi Karake ari hehe? Kuki batagaragara? Kandi barabakoresheje, kandi baritanze. Igituma batagaragara wakibaza ukanakisubiza, ni ukubera ko Kagame bamaze kubabaza aravuga ati ibyo byose hari ibintu bavuze, ntabwo ari gusa, hari utuntu bavuze. Ikindi niba bakomeje kugaragara, niki cyakubwira ko badashobora no kubiba bakabasubizayo? Babasubijeyo bizangora, uko bazavuga ibyo twakoze. Ubu nicyo cyatumye bashyira ku gatebe, ntibagaragara,
no bari aho ngaho, nta muntu uzi icyo bakora, ntabwo bagaragara. afeti bavanyemo ibyo bitambitse imbere, byababiriye umuzigo, byabereye umuzigo. Bikaba rero bigaragara ko Kagame afite ubwoba cyane kuri iki kibazo, kuko kirimo kuzamukana. Ntabwo Kayumba bamurega gusa Abesipanyoli. Abesipanyoli uko bafite ababuranira, baramurega n'ibindi bikorwa byanditse muri iki gitabo nyenyeri cya Ruzibiza, ibikorwa byinshi by'ubwicanyi birahari. Donc ntabwo ari ikintu cyoroshye kuvuga ngo ni Abesipanyoli bonyine, ntabwo ari Abesipanyoli bonyine. Urubanza rero cyangwa se iki kirego kwa Kayumba n'abicanyi be bishe Abesipanyoli rwakiriwe mu kwa karindwi 2025, pardon 2005 bambe, ubwo Juge Fernando Andreu yemezaga ko ikirego cyari cyatanzwe ku itariki ya 22 Gashyantare 2005 mu rukiko rwa Audience Nationale rwaregagamo abasirikari bakuru ba FPR mu bwicanyi bw'Abesipanyoli ndetse n'ibindi byaha byakozwe hagati ya 1990 n'ibihumbi 2002. Umucamanza yaravuga ati iki kirego cyujuje ibyangombwa, kirakiriwe. Hanyuma umucamanza afungura amaperereza ku basirikari 69 ba PL barimo Kayumba Nyamwasa. Naho ngaho ibintu bituruka nibyo birimo kuzamuka. Twebwe rero twakwaza tuti, niwo n'umutwe nahaye ikiganiro cyanjye, twakwaza tuti uku gushakwa no kongera guhigwa kwa Kayumba Nyamwasa bihuriye he n'ibirimo kubera muri Kongo? Ngibyo gusesengwa do kuba hari igikorwa tubona cyoroshye, ariko ugomba kwibaza ese gifite amashami ahagana he? Kuko se nicyo kibazo, gifite amashami kubera iki bije muri kino gihe ukabona urubanza ruhagurutse muri kino gihe. Twibutse ko basubika ikurikiranwa nyine ry'iyi manza, ibintu nababwiye ko bateganyaga ko nihagira cyangwa se umwe mu banyamuryango b'uwiciwe mu Rwanda w'umu Espanyol, cyangwa se undi yenda ukora nko mu burenganzira bw'ikiremwamuntu wabiregera, uko ubiregeye uba uzi neza ko ugiye kujya mu rubanza. Ntabwo ari umuntu wese upfa kubiregera, uba witeguye ko uzatanga amafaranga kandi ko uzakoresha igihe cyawe wabiregera. Icyo kibazo kizazamuka. Cyangwa se nk'uko nabivuga mbere, haramutse hari undi ufatiwe ku butaka bwa Union Européenne, ikubwira ko Espanyol ntikora yonyine, ni chaîne ya Union Européenne. Bikaba ndetse ari byo bijya guhura, urubanza rujya guhura, ubutabera bushaka gutangwa bijya guhura na biriya birimo kubera muri Kongo. Uti kubera iki? Murabona uko Kagame agenda azungamuzunza abantu, abazungamuzunza, akavuga ngo ingabo ntabwo zizavayo, nta ngabo mfite muri Kongo, kandi bazireba. Bati none se hakorwa iki? Ngo nimubanze mweradike FDL muyivaneho izimire. Bati yego. Ejo bundi muzi ko barangiye inama hano Washington, inama yagomba kwiga ukuntu bagiye kurwanya ngo FDL. Ibihugu byari biri muri iyo nama za Togo, Union Africaine, byose byahawe inyandiko ivuga ko guhera ku itariki ya mbere z'uku kwezi kuje gukwakira noneho bazatangira guhiga FDL. Ikibazo cyavutse, u Rwanda rwabwiye Kongo ngo izaba ariyo ihiga yonyine FDL. Kongo irayibwira iti no, tugomba gufatanya, uko mwebwe muravuga ko FDL ihari, twe tukavuga ko idahari,
muze rero tuyishakane. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane, ndetse abanyarwanda, ndavuga ubutegetsi bwa Kigali, ntabwo ari abanyarwanda, ubutegetsi bwa Kigali bwa Kagame buvuga ko FDLR si na ngombwa kuyishaka kure, kuko wazarende yose ni FDLR. Wumve ibyo ni ikintu cyo gukomatanya ibintu bidafite n'aho bihuriye. Urumva ko nta hantu bafite hagaragara, nta ntuza bafite, nta kintu gifatika. Barimo kuvuga ngo bagomba gufata ibintu byose bakeka ko ngo bari mu gisirikari, uzababona ute niba bahari koko? Ni ikintu bashyizeho ngo bazajya bavuga, bakakiburira ibimenyetso, noneho kigatuma ibintu byose bitinda. Ibyo niko Kagame akora. Urabona amasinyatire bagomba gusinya mu kwezi kwa karindwi, ubu turi mu kwezi kwa cyenda kurangiye, amezi abiri Kagame nta kintu akora, yaranze. Noneho ugashyiraho ko Kagame hari ibintu bibiri bigaragara ko atagomba kuhabura. Ibyo ngira ngo umuntu wese utekereza azi ko Kagame ukuntu yarwanye kuri ariya magare, yasiganwa ry'amagare rya UCI, atagomba kuriburamo. Nyamara umunsi yatangiye ariya magare kwirukanka, Kagame yari yakugiriye Azerbaijan. Donc yarayakwebye arigendera. Bivuga iki? Bivuga ko afite impamvu ze zishobora kuba zihuye n'ibi bintu, zirimo ubwoba. Mu by'ukuri zirimo ubwoba, nubwo bavuga ngo yaba yaragiye gushaka intwaro wajyanye Kabarebe, ariko ubwoba ntibubuzemo. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri, Kagame yagomba gukoresha tribune abonye mu nteko rusange ya Loni, akavuga ibibazo bye na Tshisekedi, akerekana ko ari umuntu wananiwe, ko ari iki, ariko ntiyahageze. Kagame yanze kuhaza. Muratekereza ko ibyo bintu byoroshye? Nuko Kagame yanze kuza gutangiza amagare ari icyubahiro cye, yanze kujya mu nteko ya Loni kugira ngo abantu bamubone arimo kumanura Tshisekedi. Urambwira ko ari abantu ishyamba ni ryeru? Ntabwo ishyamba ari ryeru. Kandi mwibuke ijambo yarangirije avuga igihe yari arimo kwishongora imbere y'abari baje kumwumva. Sinzi ibyo basangiraga, banza ari ibintu birimo n'amasengesho. Ababwira ngo bazamvanahe. Abumvise iryo jambo bazamvana he, ariko ikibazo ni ukuvuga ko bagushatse. Yari arimo gusubiza ikibazo twebwe tutumvise bakimubaza, kivuga ko bamushatse. Niba uvuga ngo bazamvana he, hari abantu bagushatse, nicyo bivuga. Donc agomba kuba afite abamushaka. Bikaba rero biteye ikibazo kuri Nyamwasa agiye gutanga ubuhamya. Uzi neza ko gushaka kumwicira muri Afurika y'Epfo, yagira ngo atazagira ubwo yari yaravuze ko azatanga ubuhamya ukuntu biriya byo guhanura indege aribyo byatangije jenoside, umupangu ukuntu wari umeze. Avuga ati nzagenda ntange ubuhamya. Aravuga ati niba uzajya reka ngutange. Aramurasa, bica na Karegeya. Ubu rero hari ibintu bibiri, yenda tugaruke kuri Nyamwasa ubwe. Umuntu yibaza ati Nyamwasa ese bizagenda gute? Nyamwasa azahitamo iki? Azahitamo kujya gutanga ubuhamya, ni ukuvuga yifatishe muri Esipanye, cyangwa azanangira nawe avuga ati ngiye kwihishahisha? Ni situwasiyo ikomeye, ni amahitamo akomeye ku mugabo, kuko najya akitanga bazamufunga. Yesu agomba kuba abyiteguye. Nahitamo kutajyayo, azaba afite ikibazo ko buri munsi, buri segonda, buri munota Kagame azamuhiga. Yamuhushije kiriya gihe
nta kivuga ko azamuhusha ubwa kabiri. Donc ari ahantu habiri hakomeye cyane, ariko njyewe namugira inama, nashaka yumve cyangwa yireke. Yewe ndiwe nakwitanga ku butabera, kuko yari yarashatse no kujya gutanga ubuhamya kera, none abonye okaziyo nziza najya gutanga ubuhamya. Bo bizaba biciye, yenda we bazamufunga, ariko bazakurikirana nabo ngabo azagenda akavuga. Bizaba byoroseye igihu kuri ariya mateka mabi babeshya, birirwa babeshya banagana badashaka kugira icyo bavuga, bizaba bigiye hanze. Kandi nawe nibura bazaba bamurindiye umutekano we nubwo yaba afunze. Donc ni we uzahitamo, amahitamo arakomeye. Ariko rero ndiwe yewe nafata ayo mahitamo yo gusanga abesipanyol, akaba umugabo nyine. Niba ari umusirikari agomba kuba umusirikari w'umugabo, akagomba kuyahitamo gutyo. Voilà, ndagira ngo iyi ngingo nayo twayicumbikira aha ngaha, tuzayigarukaho. Ingingo ya nyuma rero ngire ngo mvugeho ni ingingo yerekeye icyo abanyekongo bibaza. Bo mukomere Samvura Mukwege Innocent, komera cyane, ndagushuhuje n'abandi muri aho ngaho. Ndizera ko muhari mukwiye kwandika mwababona tukabasuhuza. Samvura Mukwege Innocent rwose urakoze, komera cyane, komera n'abandi mukomere rero, ndabategereje. Ingingo ya gatatu, igituma nayiteganyije mu by'ukuri, ntabwo n'ubundi mu biganiro byanjye murabyumva, mwumva ko n'ejo bundi twarabiganiyeho na Celestin Nsengiyumva turi kumwe na Murindahabi Jean Claude, ndaza no gusubiza wa mukunzi wa Bwakeye TV wari wambajije ati ese ntimutinya ko wenda baba barimo gushaka uburyo abo bamatsi bihugu bo kuzakorana n'uwo babona afite imbaraga ariwe Kagame. Ntabwo ariko mbyumva, ariko rero ntibibuza neza ko ikibazo gifite imvano, gifite n'ishingiro. Hari abantu bakomeje kugira impungenge zo kubona Tshisekedi ajya mu nama, yitabira ibiganiro, agasa nk'ugenda kure guha amabwiriza abasirikari be ngo bivune umwanzi kugira ngo igihugu kirwane koko. Ese abona biriya bizakirinda? Ni ikibazo. Abanyekongo barabyibaza, abanyekongo cyane cyane imbere y'abandi, kuko abaturage babona nta ntambwe iterwa, bakumva akantu kamwe ngo indege za Sukhoi zarashe, ni byiza, me kuki zidakomeza kurasa? Zibura iki? Hariho n'abatekereza bati banza Tshisekedi arimo kujera ino ntambara, donc arimo kuyicungacunga. Akibaza bati bazayicungacunga. Hari abantu bati afite intege nkeya, ariko se imyaka ishize izo ntege nkeya, ndakubwiza ukuri ko abasirikare yashyize ku murongo ngo barwane, iyo bumva harimo gupfa wazalendo, bibaza bateze twebwe umunsi batugezeho bakatwica tuzaba tuziki kandi dufite imbunda mu ntoki. Hari ibibazo abantu bibaza. Ejo bundi nakurikiraga ikiganiro nyine kuri Africa Flashes, barimo kwibaza ibibazo, bari bagiye umutwe uvuga ngo Tshisekedi agomba gutegeka FRDC zigatangira kurwana zitera akiva muri Amerika. Baheraga ku baravuga ati umusirikare utegereje birangira atakaje ubuzima. Donc umusirikare wiriwe yicaranye imbunda birangira atakaje ubuzima, nibura atanarwana. Ikindi cya kabiri, abaturage barasa nkaho bamuha ultimatum, baramubwira ati turose wowe perezida wacu, birakabije. Ariko bayimuha ku buryo butagaragara, niwe bagomba kuba azi gusoma ubwo buryo, ariko barabimubwira, barabimwereka. Ikindi
Afurika Flash yavuga ati nta muntu ushobora kugufasha wowe uterekana ko ufite ingufu zo kurwana. Donc, urahamagara ibihugu bigufashe, byahagera bigasanga ni abantu ingabo ntizirwana, bigomba kugenda ibihugu ntibyaza ngo bitakaze abasirikare babo, mwebwe abanyu batagira ikintu bakora, birukanka cyangwa bagira gute. Icyo kintu ni ikibazo. Bakongera bakaba bati abanyekongo baribuka abantu babo b'intwari, baribuka ba Lumumba, baribuka bande, abo bantu babaye intwari batinyuka gufata ibyemezo. Bati wowe Tshisekedi uri hehe? Kuki udashyira ikirenge mu cy'izo ntwari? Bakaba bati kandi umunsi urenzeho ni umunsi ushobora kuguhitana. Donc chaque jour de plus est un jour de trop. Umunsi urenzeho niba uri umusirikari ni umunsi ushobora kujyana ku wundi munsi w'urupfu. Ibyiza rero niba wicaye aho ngaho byarutswa nuko wapfa urimo kurwana. Bakaba bati ntabwo abaturage ba Kongo bakeneye umusirikari banga umuperezida ufite ubwoba, umusirikari udashaka kugira icyo akora. Ati ibyo bintu barabirambiwe. Urabyumva rero, ni ibintu abantu bose barimo kugenda bibaza. Hano hari ikiganiro cyateguwe n'ikintu cyitwa Global Africa. Bon, ni chaîne Global Africa. Umunyamakuru Samantha Ramasamy ajya gusa nk'umuhindekazi, ariko avuga igifaransa. Samantha Ramasamy rero yari yise icyo kiganiro cye Rwanda RDC, un cadre d'intégration économique est-il possible? Ni ikibazo yibazaga. Atese u Rwanda na RDC buriya hari uburyo buteganyijwe bwo gufashanya ku rwego rw'ubukungu? Ese birashoboka? Baribaza ibintu. Urumva kuko muri gahunda bavugaga muri ariya mu biganiro bagize mu gice cyarebaga u Rwanda na Kongo, bavugaga ko u Rwanda ruzungukiramo kuko ruzaba ruri mu kintu cy'ubufatanye mu rwego rw'ubukungu. Nicyo bituma rero uyu munyamakuru Samantha yibaza atese hari ahantu hateganyijwe ko uko gufashanya mu bukungu bizakunda. Ni ikibazo gikomeye. Muri iki kiganiro hari harimo abasesenguzi b'Abanyafurika, barimo Patrick Mbeko akomoka muri Kongo, aba muri Canada. Ni umuntu ukunda gusesengura ibintu byo nk'umuntu ubizi we, mu gihe abandi baba batekereza bavuga bati u Rwanda rwose yenda ruzagira, abaravuga ati ntugenze uko bimeze, u Rwanda nta kindi kintu ruzakora usibye gusahura. Ibintu byose uvuga urabeshya, ruzi kubeshya. Patrick Mbeko arabizi cyane. Hari undi witwa Abdul Karim nawe Yakubu Kundagumi, hari undi witwa Yasmine Meite, uyu ni umukobwa. Hanyuma hakaba n'uwitwa Jed Kobude plutôt, Jed Kobude. Muri abo rero basesenguzi hari umwe muri bo wavuze igitekerezo cyankanguye kandi kikantera n'ubwoba. Yaravuze ati kuki abantu batibaza bimbitse ngo barebe kandi bibaze impamvu Kongo abantu bayiba ubutunzi bwayo nk'aho bitoraguriye igihugu. Ni ikibazo gikomeye. Kuki abantu baticara ngo batekereze bavuga bati bishoboka bite ko igihugu gifite ubukungu nka buriya ibindi bihugu biza bikirirwa bicyambura ubwo bukungu bituruka hehe? Icyamuteye kuvuga ibyo ni uko wemeza ko
kongo ikwiye kureka kwirirwa irira inumwigira. Donc kongo ikwiye kureka kumwigira, ahubwo ikubaka ubushobozi bwo kwitabara ndetse ikaba igihangange. Voilà. Donc ni ibyo ngibyo bikenewe, ngira ngo twese turabivuga. Biriya byo kwirirwa ujya mu mahanga uvuga ikibazo cyawe ngo bamwawe kivuze muri loni n'iki byose, ibyo bintu byose nta kintu. Yego hari ibyo bisayidira, ariko mbere na mbere wari ukwiye kuba ayo mafaranga ava mu mabuye y'agaciro wari ukwiye kuyakoresha ubushobozi. Ariko si koko uzanye imbunda zo mu rwego rwo hejuru kandi ko ibihugu byazi kugurisha, icyo bikeneye ni amafaranga. Abazirashisha babura, abazivantirinamo babura. Nubwo abanyekongo baba bagira ubwoba, bafite imbunda babona nabo bakeneye kuba abahero. Surtout abajene, ureke bariya abajenero be birirwa bakaraga inda zigera ahangaha, wabareba ukabona ashobora no kwirukanka. Bariya ni abantu bo kwibagirwa, kandi kuva imyaka Tshisekedi abanye nabo bavuga ngo barabagayemo ba Kabila biki. Mesi kuriya byagombye kugenda, bagombye kuba niba udafitanga umusaruro bamufunga. Rero niyakomeza kujya gutya yitwara nka gipadiri, nibyo abanyafurika bavugaga, bazakomeza igihugu cye bagisuzugure. Azasohoka umunsi umwe asange bamubwira ati zinduka karabu ugende twageze i Kinshasa. Donc juste aha niho nasubije nibutse kuriya mugenzi wacu rero kurikiye kiriya kiganiro, noneho akambaza ati akambaza avuga ati ese ntabwo mubona ko bampatse ibihugu bafatanyije na Kagame? Bati wenda ibyo bintu mwarabiteganyije, mwigeze mu gusesengura, mwigeze mubona ko kubera ko Kagame nubwo akoresha amayeri mabi ariko yerekana ibikorwa, bamaze ubwo bashobora kumujya iruhande. Ikibazo cye mu by'ukuri yari afite ubwo ati nakunze ibitekerezo mwatanze byuzuyemo ubwitonzi, atari ko nimubona ko Donald Trump n'abandi bamaze ibihugu bazageraho bakabona ko Kagame azi amanyanga, ari we ugenda atsinda, maze akaba ari we bafasha. Igisubizo kuri iki kibazo mu by'ukuri ni bitumaze kubona hariya haruguru. Niba bavuga bati bagiye gutangira guhiga ba Kayumba n'abandi, aho harimo igisubizo. Ni ukuvuga ko abo bose uvuga bashobora kujya gutya bakabagwa gitumo, cyangwa bafite uburyo bwinshi. Bashobora kuvuga ati turabaha amezi 2, bashobora kubaha igihe kiri limite, kandi mudahagarika intambara ni mwebwe tugiye kuza gutoratora. Nzi neza ko nta musirikare wakumva ko azamutoratora, kuko bariya abasirikari arubwo bavuga ngo nawe uzabasanga mu Rwanda, mu Rwanda rurigenga, kereka nibemera kuguma mu Rwanda. Babonye mu Bugabe ubwo bari baramufata ibihano adashobora kwinyagambura, babonye uko abaturage babaye nk'abasabirizi. Kiriya gihugu gifatiye ibihano nk'ibyo ngibyo, Kagame ukamubuza kugenda mu ndege, kuko bashobora kumubuza ati niba waradusuzuguye ntuzongera kugera ku butaka bwacu. Ni ibintu bishoboka. Aramutse afungiranye hari i Kigali, ntihagire umundi usohoka, abaturage byavaga hanze bikabura ukuntu biza, abaturage ubwabyo bajya mu mihanda, nta n'uwababwiriza. Ubu byaba bireba abaturage bose, n'abandi bahaye kumererwa neza, ibyo byarangira bakajya mu mihanda. Donc ahangaha hari igisubizo gikomeye mugenzi wanjye ugomba kumva, ko iriya ntandaro kuri Kayumba Nyamwasa irerekana inzira. Kandi barabivuze ejo bundi, barabivuze ubwo Trump yavuga ati intambara ya Kongo n'u Rwanda narayirangije. Bivuga iki? Buriya iyo ukoresha inshinga mu mpitagihe,
bisa ni ibikorwa bibiri biba bifatanye ariko bitabera umwanya umwe. Niyo mvuye nti nariye nariye bishobora kuvuga ko nakoze igikorwa cyo kurya mu mwanya washize, cyangwa se ko nibuka ko yenda ibiryo biri bitari byaboneka ariko bigiye kuboneka. Ubwo buryo wabwumva ni ibintu byumvikana. Aha ngaha rero naho niba Trump avuze ngo intambara yari irangiye twe tukabona ikirimo, ni ukuvuga ko mu mutwe harimo ibindi bintu. Icyo bisobanura, kandi tuzi neza ko Trump yaba umusazi yagira byose, ariko afite umukonseye. Uyu mukonseye we Bulos, Masado Bulos, ni umuntu ukuze, witonda, unyura ukoresha logique, uzi gufata ibyemezo vuba kandi ukurikirana. Bakubwira ko iyi nama yaberaga hano Washington, Bulos yayivagamo akajya i New York, akava i New York akaza mu nama, akaba yakora ingendo nk'enye cyangwa eshatu arimo kugenda areba uko ibintu bimeze. Aha ngaha Trump afite kuba yarabivuze mu nteko ya Loni ejo bundi, avuga ko intambara hagati y'u Rwanda na Kongo yirangije. Watekereza yenda ko hari ibintu bigiye gukorwa imbere aha twebwe tutazi. Nkaba nagira ngo yenda dufungire aha ngaha, two kurenzaho cyane. Mbaho umukoro kugira ngo nawe mukomeze murebe, mwegeranye iryo shakishwa rya Kayumba Nyamwasa, nuko ibintu birimo kugenda bizamuka. Voilà. Nagira ngo rero mbashimire kuba twakomeje mu kiganiro hamwe, mbifuze gukomeza weekend neza, hanyuma tuzongere duhure. Mwari kumwe nanjye Emmanuel Senga. Muramukeho abageze mu kagoroba, mu ijoro mutangiye ijoro, hanyuma abandi bakiri ku manywa nkatwe mukomeze mugire igihe cyo kuronka no gutembera mu maduka. Tuzabonana vuba. Mwakoze cyane. Muramuke.